no kwishimira ko abakristo ba Nyakabuye baruhutse Ruvunasati. Ruvunasati ntizongere. Aha hari mu birori byo guhimbaza isabukuru y'imyaka 10 paruwasi ya Nyakabuye ishinzwe. Byabimburiwe n'igitambo cya misa yaturiwe na nyiricyubahiro Musenyeri Edouard Sinayobye, umwepiskopi wa Diocese Gatolika Cyangugu muri kiliziya y'i paruwasi ya Nyakabuye. Abakristu b'iyi paruwasi mu kiganiro na Radio Maria Rwanda bayigaragarije ibyishimo batewe no kugira paruwasi yabo hafi, bakavuga ko byabaruhuye urugendo rurerure bakoraga bajya gusengera muri paruwasi ya Mwezi, aho bose bahurizaga ku musozi witwa Ruvunasati batereraga kugira ngo bagere muri iyo paruwasi ya Mwezi. Urugendo rurerure cyane, hari umusozi bitaga Ruvunasati wari muremure cyane ko yanagaho hafi isaha n'igice, cyane nk'abakecuru badufite intege nke ni babashaka kugerayo. Ni umusozi uriho amabuye maremare ku buryo wajyegayo nyine wananizaga muri makeya. Twasangiraga muri paruwasi ya Mwezi. Byaratugoraga kubera urugendo rurerure n'inzira zitameze neza, cyane umusozi twazamukaga mu Ruvunasati. Twahise mpare batisimu kubera ko hari ahantu bazamuka cyane ukanyura bigoranye, cyane igihe imvura yabaga yaguye, kugera Mwezi byaratugoraga cyane. Aho tuboneye paruwasi urumva ko icya mbere twaruse urugendo twagendaga, icya kabiri abasaseridoti baratwegera. Uretse uru rugendo rurerure bavuga ko baruhutse muri iyi myaka 10 ishize babonye paruwasi hafi yabo, aba bakristu ba paruwasi ya Nyakabuye ngo banishimira ko hari n'ibikorwa by'iterambere byabegereye bije bikurikiye iyi paruwasi. Kuva twabona paruwasi yacu twakishimira ko twabonye ivuriro, tubona amasantarari yaratwegereye yubatse, ndetse na paruwasi nziza twubatse, tubona kandi n'amashuri menshi, twabonye n'ababikira muri iyi minsi ya vuba. Ibikorwa remezo paruwasi yatugejejeho ni byinshi, hari amashuri, amavuriro, ndetse n'uyu muhanda wacu wabashije gukorwa neza kubera ko nyine ntabwo wajya kuri paruwasi nta muhanda. Padiri mukuru wa paruwasi ya Nyakabuye ni Damasi Nsengimana, nawe yagaragaje ko iyi sabukuru y'imyaka 10 ya paruwasi ya Nyakabuye ari ibyishimo byibutse imvune abakristu bagize kugira ngo begere Yezu Kristu kandi bitagatifuze. Yongera gushimira abamisiyoneri n'abandi bapadiri bose babaye muri paruwasi ya Mwezi umuhate n'ubwitange bagize kugira ngo ivanjiri igere muri ibi bice bya Nyakabuye. Isabukuru y'imyaka 10 iratwibutsa umuhate w'abamisiyoneri na nyuma abasaseridoti babaye muri paruwasi ya Mwezi uko bitanze kugira ngo hano Nyakabuye ivanjiri hagere. Noneho paruwasi ikaba nyine imaze imyaka 10 ishinzwe kuva tariki ya 30 ukwezi kwa Kanama 2015 kugeza tariki ya 30 Kanama 2025. Akaba ari ibyishimo bitwibutsa imvune abakristo bagize nk'uko mwabyumvise bagiye babigaragaza mu bihangano no mu mbyino, bigatuma bafite ibyishimo bigaragaza ko Yezu Kristo yabegere nabo bakaba barushaho kwitagatifuza mu rugendo rwabo rwa gikristo. Mu butumwa bwa nyiricyubahiro Musenyeri Edouard Sinayobye, umwepiskopi wa Diocese Gatolika Cyangugu, nawe yahumurije abakristu ba paruwasi ya Nyakabuye ko batazongera kunanizwa n'umusozi wa Ruvunasati ukundi, no kwishimira ko abakristu ba Nyakabuye baruhutse Ruvunasati ntizongere. Ntabwo izongera kubababaza, ntabwo izongera cyane gutuma ababyeyi bacu, abakecuru bacu baduhetse batabona igitambo cya misa. Umubyeyi waguhetse akaguhekera nyoko, akaguhekera so, ubwo ndabwira abafaratiri cyane n'abandi barumuna babo, ni icyo utakora kugira ngo umuruhure. Erega habaho ndinda ebyiri, ndinda data, ndinda mama, hakaba na ndinda mwana wanjye. Abageze rero muri iyo ndinda ya kabiri tugomba kubaruhura,
gahunda dufite yo kwegera abakristu harimo n'icyo cyubahiro tubafitiye, ariko n'inshingano zo gufasha abakristu bacu kugira ngo batavunika cyane. Paruwasi ya Nyakabuye yashinzwe tariki ya 30 Kanama umwaka wa 2015, itangirana n'abakristu 11,000 bari basanzwe babarizwa muri santrale ya Nyakabuye, Mpinga, Gishagara, Gaseke na Kiziho. Iyi ikaba yarabarizwaga muri paruwasi ya Nyabitimbo. Iyi paruwasi yizihije isabukuru y'imyaka 10 imaze kugira abakristu 16,000 babarurwa mu masantrale 5 n'imiryango remezo 95. Kuri uyu munsi wo kwizihiza isabukuru y'imyaka 10, Padiri Damas Nsengimana yarahiriye imbere y'umwepiskopi n'abakristu kuba padiri mukuru. Abarayiki bagera kuri 31 bakaba bahawe ububasha bwo kuba abagabuzi b'Ukaristiya. Muri iyi paruwasi kandi hanatashywe ishuri ry'ukwemera ryahawe umugisha n'umwepiskopi Theophile Ngendahimana muri diocese ya Cyangugu.